maze kuyibura njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga umwana baramubura. Ntabwo ngo turi kubyumva neza. Wari utwite inda igeze mu mezi angahe? Atandatu. Iyo iba ari inda nini. Urayibura gute? Irongera iragenda numva bibaye nk'umuyaga. Inda urabyuka mu gitondo usanga nayo. Oya ahubwo byambayeho hari mu gitondo mu masambiri. Mu gitondo usanga. Numva ikintu kirahushye ku mubiri wanjye numva bibaye umuyaga. Wicaye se uhagaze se? Nari nicaye. Numva bibaye umuyaga. Noneho ndangije ndavuga ntiyewe. Mbwira umugabo twari kumwe ndamubwira ntari kuzi n'ibindi ati umwana ndamubuze. Cyo ushoboka biteze. Yego. Heza bishoboka bite ko umwana wamubura kandi wari umwumva kandi numvaga ari makoro. Utwite. Wakwikora kunda se ukabona. Reka data nkamera nkuko nguko mu nda yawe. Habona ni zero. Yego. Nihutira kujya kwa muganga. Kubera ko nari narivuje n'ubundi naragiye kwa muganga mfite n'ibipapuro byo kwa muganga barangije barambwira bati nta mwana turi kubona. Ngarutse mu rugo nongeye gusubirayo. Muri ya mezi 6 ndumva nta mezi 4 yigeze ashiramo nka uko byakabaye umwaka ngiye kwambona indirongeye iragaruka. Yego, nyuma ya mezi 6. Nongera kumva umwana atangira kongera gukora. Nongera kumva umwana atangira kongera gukora. Ndavuga ariko se none ibi nibiki? Birabayobera. Imyaka 5 n'amezi 4. Utwite utarabyara. Wumva uzabyara umwana umeze gute? Ntabwo ushobora kumva ko wenda ashobora kuba yagize ikibazo mu nda. Hari ahandi wigeze ubyumva ibyo bintu? Marita utwite imyaka 5 n'amezi 4. Ibyo bintu bibaho? Ushaka ko atari byo. Wamubwira iki ko harimo abantu benshi cyane bajya basa n'abashidikanya ikintu nk'iki? Cyo ikintu rero numva namubwira nuko mba afite ibyangombwa byo kwa muganga ibipapuro ndabifite. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Uyu munsi nkuko mubibona ntabwo turi muri Sunday Park, ahubwo turi ahandi, turi mu rugo rw'umubyeyi yitwa Marita Mukagakwerere. Ni umubyeyi w'imyaka 43 y'amavuko, akaba afite ikibazo gikomeye cyane cyamubayeho mu buzima bwe. Ni umubyeyi muri kureba aha ngaha aratwite, ariko wumve ko muri uko gutwita kwe, muri uko gusama kwe byajemo ibibazo bikomeye cyane. Nibwo bwa mbere numvise bino bintu, araza kwitubwira. Reka tugwe ikaze mu kiganiro Mama Marita. Murakoze. Yego, utwakiriye iwawe natwe tukwakiye mu kiganiro. Amakuru twumvise atumye tunagusanga hano iwawe nayo ngayo nayimaze kuvuga muri kano kanya. Reka mvuge nti byagenze gute? Ukuntu byagenze rero naje gutwara iyi nda. Byo gutwara iyi nda ndumva nayibara mu bana mfite, hariho abana 3 uyu ni uwa 4. Noneho ndayitwara. Umukuru angana gute? Umukuru afite 23. 23. Umukurikira? Umukurikira afite 11. 11. Ubwo ufite abana bangahe? 3. Ufite abana 3. Yego. Umukurikira wundi afite imyaka 9. Yego. Ubwo rero naje kuyitwara. Noneho mukuza kwitwara ngeze amezi 6 mu kwa 2018 mu kwezi kwa 5 ndayibura. Maze kuyibura njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga umwana baramubura. Ntabwo ngo turi kubyumva neza. Wari utwite inda igeze mu mezi angahe? 6. Iyo iba ari inda nini. Urayibura gute? Irongera iragenda numva bibaye nk'umuyaga. Inda urabyuka mu gitondo usanga nayo. Oya ahubwo byambayeho hari mu gitondo mu masambiri. Mu gitondo usanga. Numva ikintu kirahushye ku mubiri wanjye numva bibaye umuyaga. Wicaye se uhagaze se? Nari nicaye. Numva bibaye umuyaga. Noneho ndangije ndavuga ntiyewe. Mbwira umugabo twari kumwe ndamubwira ntari kuzi n'ibindi ati umwana ndamubuze. Cyo ushoboka biteze. Yego. Heza bishoboka bite ko umwana wamubura kandi wari umwumva kandi numvaga ari makoro. Utwite. Wakwikora kunda se ukabona. Reka data nkamera nkuko nguko mu nda yawe. Habona ni zero. Yego. Nihutira kujya kwa muganga. Kubera ko nari narivuje n'ubundi naragiye kwa muganga mfite n'ibipapuro byo kwa muganga barangije barambwira bati nta mwana turi kubona. Yego. Noneho bamubuze bahita bamfata ibizami, bahita banyohereza kujya guca muri ekogarafi. Ngiye ku bitaro bikuru maze guca muri ekogarafi barambwira bati umwana ntawe ugaragara, ntawe turi kubona. Ariko ukabona mbese bibateye ikibazo. Yego. Noneho wampimye akabona bimuteye ikibazo, nkabona arimo arazunza umutwe, nkabona yarasanzwe agupima akabona umwana. Arangije biramuyobera. Arangije arambwira tuzi n'ibindi nti
ati ryamira ukuboko kw'ibumoso, hanyuma ubu mazemo iminota 2 turebe. Barongera bansubiza ku bizami barabinkorera, babona biranze, ndongera nsubira mu rugo, barambwira bati taha uzongera ugaruke. Ndataha ngaruka mu rugo, ngarutse mu rugo nongeye gusubirayo. Muri ya mezi 6 ndumva nta mezi 4 yigeze ashiramo nka uko byakabaye umwaka, ngiye kwambona ndirongera iragaruka. Yego, nyuma ya mezi 6 nongera kumva umwana atangira kongera gukora, nongera kumva umwana atangira kongera gukora. Ndavuga ariko se none ibi ni biki? Birabayobera. Barangije nsubira kwa muganga, subiye kwa muganga, ariko muri uko kujya kwa muganga nakurikirana no gusenga. Muri ayo mezi yose se inda yakomeje kuba yagiye? Muri ayo mezi 6 yaragiye burundu. Yaragiye burundu. Itangiye kugaruka none itangiye kugaruka none irongera iba nini, none yongera no kongera gukora. Yego, umwana numva ntangiye kumwumva. Njya kwa muganga, ngiye kwa muganga barambwira bati rero gukurikira abaganga kugira ngo byibura bajye bagupima barebe ko hari ikibazo. Ariko muri icyo gihe nkaho yakakomeje ngo ize ikajya nyiviraho. Yego, bikambaho mu kwezi kumwe, bikongera bikazambaho mu mezi 8, bikazongera bikabaho mu mwaka, byageraho ngaho bikongera bigaceceka. Icyo gihe yari ifite amezi, ariko nanone icyo gihe urumva ko muri amezi 6 yari maze kugira kongera kugaruka. Yego, urumva nari nkaho nari ngize umwaka. Yego, irongera nanone igaruka imbere. Ukwiza mwumva yonka. ubwo yari ifite amezi 10. Subira kwa muganga, ndabibabwira, bareba ku bipapuro nivurijeho, barabireba, barangije barambwira bati rero ujye ukurikira kongera kujya kwa muganga byibura bakurikira ubuzima ukomeze. Ariko noneho muri icyo gihe kakurikira no kujya gusenga. Yego, Imana ikambwira ngo humura, nge nzaguha umwana. 2019 mu kwezi kwa 6 irambwira ngo nsaba icyo shaka cy'umwana ureko ntakiguha. Yego, irangije ngiye kwambona ndabisaba koko nkuko nabibonye, nkuko yabimbwiye ko yoherezaga abakozi b'Imana bakansengera. wivurizaga heze? Kibagabagana nayivurijeho. Bagucishaga muri ecography? Barayinshishagamo. Bakabona umwana? Wa baranamubonye icyo gihe. Bakabona ni igitsina ki? Ntago bamurebaga kuko barambwiraga ngo turi kubona umwana. Turi kubona umwana gusa, ariko ukabona ko nabo bafite ikibazo. Kubera ko najyaga gusenga Imana ikambwira ngo hari ibintu bamushyizemo. Yego, ngo ibyo bintu bamushyizemo ngo nge nzamubohora, ngo nkurikira usenga Imana ariko nge nzagutabara. Yego, noneho rero ndangiza kubanda abana, ariko yenda wowe ibi ngibi Imana irashoboye kuko nzi ko ishoboye byose, n'abaganga n'abana b'abantu. Ariko noneho nanjye nkurikire no kwa muganga, nkurikire no gusenga, kibura yenda hari ikimana izakora. Mbona ko kubyo nayisabye irambwira ngo fata bike wandike. Icyo gihe Imana ibikubwira hari hashize amezi angahe utwite? Urumva umwaka wari ushize. Umwaka wari ushize hari nko mu kwezi kwa 2. Yego, noneho muri wa mwaka urangiye, ngeze muri wa mwaka wundi, noneho nibwo yagize gute ndabyaka, maze kubyaka ngiye ko mbona imyenda ndayibonye. Irambwira ngo usaba icyo ushaka cyose, ufata urupapuro wandika usenge, numara gusenga mu rukerera saa 9 ubundi usaba icyo ushaka cyose kiri. Imana ibikubwiraga gute? Yabicishije mu muhanuzi? Yabicishije mu muhanuzi, mukozi w'Imana. Araza arabimbwira. Koko ko yakabimbwiye niko nabikoze, kandi koko narabibonye. Hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4. Ubona imyenda y'umwana 2019. Irambwira ngo ni ikimenyetso nkweretse yuko ngo umwana afite aho namurindiye. Ngo humura umwana wawe nzamuguha kandi nzamurinda. Yego, birakomeza. Urumva noneho kwa kwirenzaho nabyo byarakomezaga kwa kwiveraho. Ariko ntago nigeze nkomeza gucika intege, no gusenga nakomeje gusenga. Kubera ko nobonaga imbaraga zimaze kunanira, ni ibintu byabaga binkomeranye, kuko nari ntangiye kugengeraho nkabyimba n'amaguru ananira kugira honge. Yego, inda yabaye nini? Yarabaye nini. Nkuko tukubona. Ahubwo yo yari iri hano hejuru, yagiye imanuka nyuma. Yari iri iki gice, ntago ntatandukanyirizo nari mfite hejuru. Yari ikintu gifufumanze, mbese ntazi umubiri mfite. Yego, ndangije ndakomeza nkasenga, nkabantereka ejo bundi yenda nihamara yenda nk'ibyumweru bingahe cyangwa n'amezi angahe nzongera subire kwa muganga, nongera nanone bampime barebe. Subira kwa muganga, 2020 umuganga arambwira atari ko ndeba ufite ikibazo, kuko muganga washakaga kugira ngo tuganire yari umunyamahanga. Aho yarari ivuriro ryari prive. Yego, ariko noneho umumama waho niyo waje kuhanjyana, aravuga ati mbongere bagucishe muri eko turebe ikibazo ufite. Ati kuko ntago byumvikana
ko nari nsigaye noneho no kugenda byarananiye ntakiva Yego, no mu rugo. yego. Arangije icyo gihe anegera imodoka ndagenda barampima, bamaze kumpima arangije umugabo arandeba aranyitegereza arambwira ngo ufite abana bangahe, ndamubwira ngo none se ngo abariho ni bangahe, ndamubwira ese ufite umugabo, ese arahari cyangwa ntahari, ndamubwira ntawe uri mu rugo nawe abashakisha. Arangije arambwira ngo niko ngo ubundi ngo uvurirwa ngo kuri Rama ngo cyangwa mituweli, ni mituweli ngo ntabwo ari Rama, ngo najunguje umutwe. Arambwira ngo ubyara neza, ntibyara neza, uwo bakubazeho, ndamubwira aho bambazeho n'umwe, afite imyaka ingahe, afite imyaka 11, ni wowe nguwo hagati. Yego. Arangije arambwira ati bubyutse ubugiye hariya ndaje, avugana na undi mu Cyongereza, baravugana. Arangije mbona ajunguje umutwe, numva ambwiye umuntu agomba kuntarasiferaho kugira ngo ajye kumfasha, kuko baba bashakaga kumbaga, kandi ntago numvaga ko ngomba kubagwa, kubera ko nizeraga Imana yo mu ijuru, kuko Imana yari yarambwiye ngo ntago bazakubaga. Yego. Ngo ntago bazakubaga, uzabyara neza. Ndangije naragiye, baraganira, bamaze kuganira arangije ahita ambwira tuzi n'ibindi, tuzi ikintu ngiye kugukorera, ati ikintu ngiye kugukorera, genda shaka kuganira nawe, ati kuwa gatatu, ati nkazaguhamagara, hanyuma noneho namara kuguhamagara nkagufasha nkakujyana ahantu. Turagiye. Yego. Tumaze kugenda ngarutse nyine ntashye, noneho ngiye kubona mbona wa mugabo arambwira ati kuwa gatatu nzagufasha nyine tuzavugana. Noneho igihe nawe yakamfashije nibwo yahise agira gute. Yego. Nibwo yagize gute, nibwo yatashye ataha ahita ajya hanze. Amaze kujya hanze nta kindi yakoze, kuko nari nzi ko azagaruka. Icyo gihe n'umuryango we, sinzi umubyeyi we wari wapfuye, ntabwo yongeye kongera kugaruka mu Rwanda. Ubwo niwe wari wemeye ko agomba kugira gute kumfasha. Ariko we yashakaga kugira ngo bambage, ariko noneho kubera ko nari nzi isezerano ry'Imana nari ndiho, Imana yari yarambwiye ngo ntago bazakubaga. Icyo gihe bashatse kubaga indi ifite amezi angahe? Imyaka ingahe nako? Yari nk'umwaka n'igice. Umwaka n'igice. Yego. Ndangije rero ndavuga nti reka ibyo mbyihorere nkomeze nsenga Imana. Ese kuki utemeraga ubutabazi bw'ako kanya, bwumva inda imaze umwaka n'igice kandi yagakwiye kumara amezi 9? Ubwo umva umwaka n'igice ni igihe kinini cyane pe, ubu ugiye kugira imyaka igihe kinini cyane, kucyumvaga ko bidakomeye cyane. Mama Marita, dukomeje, wagiye Kibagabaga. Nagiye rero icyo gihe bamubonye barambwira ngo ndebe ukuntu, mbese barancacisha mu cyuma, bancishe muri ekogarafe, bahita bambwira ngo nongere ntahe nsongere nsubireyo, kuko icyo gihe bamaze kumubona. Noneho nsubiye rero ngeze mu rugo, muri icyo gihe ukuntu icyo gihe byari bimeze, mbese byongera nyine mbona bihinduka, nubwo nongeye kongera gusubirayo nyuma ariko mvuye mu rugo. Yego. Noneho nsubiyeyo barambwira bati mbese urumva ko umugabo we yaramaze kugenda, yaramaze kujya hanze. Amaze kugenda rero kubera ko nari nzi ko ari uzamfasha, mbese akanjyana aho ngaho, we rero byari bisabye kubera ko yari yaratashye, papa we yaramaze gupfa. Yego. Agiye gushyingura ntabwo yagarutse, nibwo corona yahise iba. Noneho rero nyuma nza kongera gusubirayo. Nje gusubirayo rero nibwo nakoze iki, nagize ndabasobanurira, barambwira bati maze igihe kingana gite. Yego. Ndongera ndabibabwira, barareba mu bipapuro, barangije barambwira bati se ntaho wigeze wivuza? Ntaho nigeze nivuza. Nese kuki utagiye mu Kinyarwanda? Yego. Ariko wakubaza. Ndangije ndababwira ntabwo nagiyeyo. Barambwira bati mbese ukabona ko mbese ashaka nko kugira nkaho yabimbwiye uko yari umumama. Yego. Biramuyobera, wanasa naho acecetse, ariko nyuma yaje gukora iki, yaje kumbwira ati warebye kujya kwivuza. Ndamubwira none se ntamenya njya kwivuza hehe? Ambwira ati none se nta bantu ufite? Ntabo, nta miryango ntayo. Ubwo rero aje kumbwira gutyo, arambwira ati rero icyo uzakora ni iki, uzashaka ukuntu wajya kwivuza. Ndavuga nti reka nkomeze no gusenga Imana, kuko byose bishobozwa no gusenga. Nkegera abakozi b'Imana bakansengera. Noneho
maze kubigenza gutyo, maze kugera mu rugo bonye ko byanze, ndavuga ni oya, ubu nta kindi nakora, reka nimuke nanone nongere njye ahandi, njye kwa muganga ahandi, nza kujya Kabeza. Ariko ubwo naho naje kujyayo, hari umumama nawe wagize gute, uwo twahuye turi gusenga, turi ahantu muri groupe yo gusenga, ari we yari umuganga waho. Arangije arambwira ati rero nti ngwino wake tarasiferi, yenda uzajya i Masaka, yenda bashobora cyangwa i Kanombe bashobora kukubaga, ukagira gute, bakagenda bakakubaga bakagukuramo mwana. Ati kuko ntago byumvikana, kuko jewe ndumva babinyobeye, ati kuko mbona uvunika n'igihe kirekire. Ndagenda icyo gihe nsanga ntiyakoze, nsanga hari undi wakoze, ariko kubera ko yari yambwiye ngo niwo nzahasanga nzamubwira ikibazo cyanjye. Maze kujyayo turaganira, maze kuganira nawe arambwira tuturutse he, ndamubwira nta mituweli, maze kuyimuha arandika, amaze kwandika arambwira ati reka ngiye ntabwo nabishobora, reka nze nguhe undi wabishobora. Isa n'undi umugabo wari uhari. Arangije aramubwira ati ganira n'uwo mumama, umva ikibazo cye gihe numvise kiremereye, gihe ntabwo nabishobora. Ati burya abaganga turatandukanye. Ubwo baraje, kuko nari nzi ko ajya gukorera hehe, yari yambwiye ngo arajya gukorera i Kanombe. Aravuga ati rero ubwo muhamagaye akabanyikirije, reka nze mumuzane. Araza turaganira, ashyira intebe hariya turaganira. Arangije arambwira ati ngwino nkwereka aho tujya. Aragenda ajya kumpima, afite agahara azambara, arambwira ati jya ku gitanda. Ariko kibibona ahita ambwira ati umaze imyaka ingahe, ndabimubwira. Arangije ahita ambwira ati mpa impapuro zawe, anyaka impapuro za Kacyiru. Amaze kuzireba arangije arambwira ngo mubyeyi ngo ndakubabariye, kuko genda ndabona ibyawe bindenze. Ubwo rero arangije ikintu yahise ankorera nuko yambwiye ati ubundi ufite ababyeyi bawe? Ntabwo ngira. Bapfuye ryari? Bapfuye muri jenoside. Bapfuye se mfite imyaka ingahe? Bapfuye mfite imyaka 14. Nta muryango nasigaranye. Yangije naragiye, turagenda arampima, amaze kumpima ahita ambwira ati rero ni narebye impapuro zawe wisuzumirishijeho wivurijeho, ni banze kubikubwira, ni umwana wawe ari mu bintu bamushyizemo. Ni ati wari ubizi? Ni ntabyo narenze. Kacyiru abari ntabyo narenze. Arangije agiye kumbwira arambwira tuzi n'ibindi nti ati ubundi yugira ababyeyi bawe baba barakuvuje. Tangije se bari kumvuza gute? Ati haguruka ugende, nugera mu rugo uzabura abo baza, byibura yenda ubone uko wivuza bakosingure. Ntabyo nzi. Arangije arambwira ati ubundi wabyaraga neza, ni nta kibazo najyaga ngira. Arangije ikintu yahise ankorera n'iki, yahise ambwira ati rero ikintu ngomba kugukorera jewe ntago nakugira inama yo kugira ngo ujye kubaga, kuko yaba kubaga waranapfuye. Ntabwo ati nabonye unasenga Imana, nanjye ndasenga. Ubwo mbona nga ndi umugabo kandi mfite umwana umwe, ntago ndi umusore, nanjye ndi umubyeyi. Ariko ndakubabariye kubera kuvunika, kubera ko mbanzi imyaka 6 y'umubyeyi ageze mu mezi 6. Ati amezi 6 yonyine ntabagihaguruka. None rero aho kugira ngo numve uburemere bw'ibibazo byawe, ntacyo nagukorera. Taha wegera abakozi b'Imana usenge, kandi ikintu uzakora niki uzubaze naho ujya kwivuza. None urumva ko ntubura nababikubwira. Urya ntubura n'abantu bakubwira ngo ujya kwivuza, kuko ntabwo wababura, barabikubwira. Ariko kubera gusenga Imana, Imana ikambwira ngo humura nzagutabara, humura nzagutabara, humura nzagutabara. Ikohereza abo yohereza mu rugo, kambwira ngo humura nzagutabara. Nkavuga nti reka ngume ku isezerano ryayo, icyo nzi cyane ko nzatabarwa. Bigezeho rero icyo gihe ntabwo nongeye gusubirayo, ahubwo naje kongera gusubirayo rimwe kuri uwo mugabo. Nanone ndavuga nti ubwo narengagije nkongera nkamara umwaka, reka nongere nsubire kwa muganga. Ariko nuko narushagaho kumva umwana yongera konka, umwana yongera konka. Ndangije nibwo nayotse nkora iki, nuko nahise ntuza, ndaceceka, ndatuza. Ndavuga nti reka ntuze, yenda nkomeze gusenga Imana, n'abakozi b'Imana mbegere bajye bakomeza bansengere. Nuko nguko. Ubwo uheruka kwa muganga ryari? Heruka kwa muganga mu kwezi kwa 2 matariki 28 2021. 2021. Uyu munsi turi muri 2022. Muratwihangane kubw'uwo muntu uri kuvuga, ntako tutagize, kandi wihangane ko
ndumva ari kugukomeretsa byanze kunze. oya nta kibazo biriya ndabimenyereye kuko benshi bivugira uko bashaka. Yego. Iyo ubanye n'abantu umenya uko bitwaraho, hari uwagutuka cyangwa akagukomeretsa akakubwira ngo nta n'icyo utwita, kumva yuko mbese utwite udatwita umwana. Yego. Kuko ni byinshi cyane, ni byinshi ariko birambabaza jewe. Byakubabaza ko Birambabaza ariko ndihangana kubera ko nzi ko hari yandemye. Yego. Urumva? Kuki umaze iyo myaka yose utarasura kwa muganga? Umva 2021 hashize igihe kinini, turi muri 2022. Kubera icyo utarasura kwa muganga? Oya, impamvu ntasubiyeyo nuko nzi yuko hari icyo nasezeranye nayo, no kugezana n'ubu ngubu. No kuba ndiho ni Imana, ntago ndiho kubera abantu. Iyo mba ndiho kubera abantu nuwo nkoreye gutya simba nkiriho, ntago mba ngihumeka. Umuntu abaho kubera Imana. Yego. Ntago umuntu abaho kubera abana b'abantu, kuko ibi ngibi ntago nabikorewe nani, ntago nabikorewe n'umusazi cyangwa mbikorerwe n'ijuru, nabikorewe n'umuntu. Uwo muntu uramukeka se? Je naramumenye. Ninde se? Ya Imana yari yaramumbwiye. Ninde? Ndamuzi. N'umuntu ufite umufana se? Nta na gitoya. Yari wa mu gasozi. Warokotse jenoside wakwiciye? Oya, nta nubwo yari n'uwiwacu. Ntabwo ari uwiwacu. Nta n'icyo twapfanaga. Nta n'ikintu mwahuriragaho se? Nta nacyo. Yakugiriye ishyari se? Ni ishyari ubwo nyine riba ryaje, nyine Satani iba yabiteye. Ni umugore n'umugabo? Yari umugore. Yari umugore. Kuko nta mugabo wakora ibi. Byose ni umugore wabikoze. Nese ukamenya gute ko ari ubwo ntabwo waba wibeshya? Je ntago nibeshye ko ari uburwayi bundi. Je nta burwayi bundi. Wabimenye gute ko ari we? Je naje kubimenya kubera ko Imana yaramunyeretse. Nese mbwira. Kandi nawe ubwe yaje kwivamo. Arabivuga? Arabivuga. Avuga bavuga yuko ngo yaroze. Yego. Ngo rero icyo gihaje kubivuga ntabwo gihe nari namuvuze. Yego. Kuko ikibi nicyo cyamutanze imbere kugira ngo abivuge. Kuko yumvise yuko hari icyo yakoze yankomerekeje. Yego. Hankomerekeje rero yumva ko mbese kubera ko yari inshuti. Yari inshuti yanjye. Ariko ntabwo nari nzi ko yankorera ibyo ngibyo. Yego. Aje kubivuga rero nibwo abantu baje kubimenya, bahita bamenya bahita bamenya ibyo yakoze. Nimwaganira se ku buryo yakuzingura? Nta kintu yankorera kuko ntiyongeye no kunyegera. We nta kindi ukora? Hari abavuzi gakondo tujya twumva ko bashobora kuba bagufasha, ntabwo bishoboka ko wabigera? Oya, ntabwo nabijyamo. Kubera? Oya, nizeye Imana ko izantabara. Ubuse ntabwo unaniwe? Ndananiwe kunanirwa. Nese umwana umwumva kina mu nda? Ngenda mwumva. Nufite ubwoba ko ashobora kuba yaragize ikibazo? Nta kibazo kubera ko Imana yaramurinze. Buri joro uramwumva, umunsi kundi uramwumva, n'uyu munsi wamwumvise? Ndamwumva. Ubwo harya umaze igihe kingana iki? 5 n'amezi 4. Utwite? Ibyo bintu birakomeye cyane. Ni ibintu biba bikomeye kubyihanganira, nyine ni ibintu bigoye, ariko kubera ko Imana ibibizi ituma ndamuka. Ndihangana. Amezi 5, imyaka 5 n'amezi 4. Utwite utarabyara. Nese wumva uzabyara umwana umeze gute? Ntabwo ushobora kumva ko wenda ashobora kuba yagize ikibazo mu nda? Hari ahandi wigeze ubyumva ibyo bintu? Oya, yewe hari abantu benshi bajya bakunda kumpa ubuhamya. Yego. Hari abamara 9, hari abamara 6, hari abamara 3, ariko iyo numvise ubuhamya bwabo nanjye birankomeza ngatuma nkomera. Akabyara umwana umeze gute? Akabyara umwana muzima nk'izindi mpinja. Nk'izindi mpinja. Yaramaze igihe kinini? Yaramaze igihe kirekire kubera Imana iba yaramurinze. Yego. Nese mu buryo wenda abaganga aribwo bigeze bakubwira ko bibaho ko umuntu ashobora kuba yarenze amezi 9, akarenza umwaka, akarenze imyaka 2, ugakwita imyaka 5 nk'uko nayo bimeze? Hari umuganga wayikubwiye? Hari umuganga wabimbwiye, ariko uwo ngo yaje kujya kwa muganga nyine mu baganga ba gakondo nk'abo ngabo uriho umbwira, aza kwivuza. Ariko gihe ntabwo Imana senga ibinyemerera. Oya, je nzakomeza ku Mana yanjye. Nese wumva bizarangira ryari? Ntabwo nzi igihe bizarangirira, igihe cyose ni Imana ibizi yonyine. Gusa numva ku munsi ku wundi shima Imana kuko hari ikimana numva impinduraho kubera ko mba numva ngihumeka. Ariko nzaguma ku Mana yanjye. Niyo izatuma mbyara, niyo izatuma mbese ntabara. Ni nayo no kuri iki gihe nzahamiriza yonyine, ntago nzajya kwivuza. Yego. Ntabwo byoroshye? Ntago biba byoroshye. Nese mu mutima wumva bimeze gute? Je nyine ndababara kuko harimo n'abankomeretsa nkababara, ariko ngashinyiriza ngaceceka kubera ko nzi ko hari yandemye. Urumva? Kuko nzi ko hari yandemye, ikabizi byose, ikabizi ko ngihumeka. Ndababara ariko ngaceceka.
Yego. hihangana kuko nta kindi nakora nta n'icyo narenzaho muri ibyo byose. Hari abagutuka ukavuga yuko utafite umuntu, ari abakubona ugenda bati dore ni wa mugore umeze gutya, ni wa mugore umaze imyaka iyi n'iyi ariko ngatuza ngaceceka. Yego. Nese ukimara kubona ugejeje ku mwaka ntabwo agize ubwoba? Nagize ubwoba kuko icyo gihe byananiye no kubyihanganira. Numvaga naniwe, numvaga mfite ubwoba. Yego. Kandi nkumva yuko yenda niba ndyama ndashobora kuramuka ngo numve mbyuka, ariko nkabona umunsi Imana irandamukije itumye ndamuka. Watangiye kubyakira bigeze hehe? Natangiye kubyakira bimaze kugera umwaka n'igice kuko nabonaga mvuga ntiyendeje umwaka ubwo urangiye ejo bizaba intabaye, ejo bundi nanone izaba intabaye, nkabona umwaka uragiye, nkabona uragiye, nkabona amezi araje, nkabona ndaragiye. Ariko naje kugeraho ndiyakira. Umugabo abifata gute? Nyine ni ibintu biba bikomeye, ntabwo biba byoroshye. We yabifashe gute? Nyine nta kundi yabigenza kuko yaravuze ati nta kundi wabigenza, nyine Imana wakurikiza gutabara. Kuko nararebye navuze ni aho yankuye niho hari hakomeye kuko ibintu naciyemo ni byinshi cyane muri jenoside. Yego. Ubwo rero icyo gihe yaravuze ati iyakuninze cya gihe n'ubundi zakomeza ikuninde, komeza uyirinde. Yego. Nkumva rero kubera ko numva n'abandi buhamya bw'abandi ngavuga nti izantabara. Ubu umwana wawe afite imyaka 5 nibura. Mu kwa 9 yari kujya garidiyene ya 2. Yego. Uyu munsi aracyari mu nda? Aracyari mu nda. Ufite icyizere ki mu buzima? Icyizere mfite nuko nzi yuko Imana itajya ibeshya, Imana izantabara. Yego. Niyo yonyine ndiho. Niyo yonyine uriho. Reka tubyizere. Wenda hari umuntu kutuba muri kano kanya n'icyo wamubwira. Ubayeho mu buzima bumeze gute? Ni ubuzima buba bukakaye nyine biba bikomeye. None se ko nta kintu nabasha kujya kwikorera, ko ntavuga ngo ndajya gukora n'ibyo birakankorera umuntu ngo mvuge ngo ndakora, nuko banicaye nakora utuntu turi mu rugo gusa. Wari usanzwe gukora iki mbere? Icyo gihe yewe icyo gihe ntiwabura ikintu wakora, ntabwo wabura umurimo wakora uri umuntu w'umubyeyi, kuko wagira gute wagenda ugashaka akazi nk'abandi, ntabwo wagira nk'uko nk'aya makampani arimo gukora n'iki byose usanga harimo abantu b'abadamu bagakora nawe ugakora. Yego. Icyo gihe rero wakora. Mama Marita, reka tukwihanganishe kandi reka twizere ko bizagenda neza. Ejo bundi ukabyara uko byifuza kandi bikagenda neza. Abagukomeretsa reka tukubwire ko ntibikagucisha ishati. Oya ntabwo byananca n'intege. Ntibikaguca intege. Kuko nta ubanzi. Nta muntu ubunzi, nta n'ubuzi naho naturutse, nta n'ubuzi ni wacu. Nta n'ubuzi nuko n'imibereho nagize. Icyo gihe abafite ibye ni igihe kiwe agomba kugikoresha kuko aragifite. Icyo gihe ntabwo yanca intege, yakora ibyiwe nanjye ngakora ibyanjye, ariko yandemye yo mu ijuru niyo ibinzi izi byose byaje. Urasenga cyane? Nge ndasenga. Kuryo uze ko Imana izabikora. Nzi ko Imana afite kwizera. Mfite kwizera. Yego. Mfite kwizera, nzi ko Imana igihe kizagera ikantabara. Yego. Gusa ndababara ni ibintu biba bitanyoroheye. Hari aho ugera ukumva urarize? Hari aho ngera nkumva ndananiwe n'umubiri ukanje. Nkumva naho nkoze umubiri wose nkumva uratanekara. Ariko kubera ko nta kintu mba mbashije gukora, simba mbashije kuba navuga ngo nakwicara nk'amasaha 2 cyangwa ngo mvuge ngo yenda hinga nkora iki ngiki, ariko birananiranye n'abana bakaza bakabikora. Yego. Wari ufite umuryango munini? Wari uhari ariko bose barapfuye. Mwanganaga gute? Ntabwo bara nk'abantu 7. Mwavukanaga muri bangahe? Twavukanaga bamwe bari barapfuye. Dusigara turi 2. Uyu munsi musigaye muri 2? Reka nige jenyine. Uri wenyine? Undi yarapfuye. Undi yarapfuye, yapfuye nyuma ya jenoside. Ukomere cyane. Nta mubyeyi, nta muvandimwe, nta wo kubaza wo mu muryango uri gutyo. Usibye nk'abuzukuru nyine nko mu muryango kwa sogokuru gutyo nko mu muryango, kandi nabo rero ntawe ubasura cyangwa mbwire ngo inganda gusura. Reka. Nacyo ni ikindi gikomere. Ariko nyine ngomba kubyihangana kubyo nabonye ni byinshi. Yego. Mu byo wabonye byinshi ntacyo tuzafata umwanya wo kubiganira. Reka ducumbikire hano ikiganiro. Muvandi, uyu nguyu twagize ikibazo cy'uwo muvandimwe naye ni ibibazo bye. Ibibazo bye no kubyakira uko nguko. Gusa reka nawe Marthe tukubwire ngo mukomere cyane. Mukomere cyane. Hari umuntu kutwumva muri kano kanya ashaka kuba azi uko byakugendekeye, ashaka ko yagufasha.
yagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bwo kukuganiriza. Watanga nimero ya telefone yawe bishobotse, nta kibazo. Ni kangahe? 078 94 18 0 59. Zo karindwi 078 078 94 18 0 59. 59. Izo nizo nimero za Marita Mukagakwerere, kugira ngo niba wifuza kumuganiriza, niba wifuza n'ubufasha ubwo ari bwo bwose, uze kubumuha rwose buciye kuri iyo nimero de telefone. No kuri pe ubigenza uko ubyifuza. Ikindi nanone ku masengesho yanyu twizeye ko namwe muza kumufasha, kandi n'inama zitandukanye ushobora kumuhamagara mukaganira, icyo utumvise uze kukimubaza. Murakoze cyane mama Marita, cyeka niba ari ikindi mwifuza kutubwira. Oya mama, nta kindi. Iwanjye ni aha ngaha niho ntuye. Mfite abana 3 n'uri mu nda umaze imyaka 5 n'amezi 4.